kubera nta n'umurubona hari babyana batonze ngwiki Rova yapfuye hasi Rova yapfuye Yo urabise noneho ese none ko tubona Darlene yakiriye inkuru mbi y'umwana we ese yaba ari byo kutubona Darlene amaze kuba yakira amakuru ku mwana we yaba amaze kwitaba Imana urabona none ibintu bizafatwa hehe ese none Darlene yajya hehe ese mubona Darlene none atarabayindushe Darlene yabuze n'ahantu na hamwe yahagararira Darlene ibibazo ahora mu munsi ku munsi byanze kuba byarangira ahora n'agahinda gakabije ahora n'imihangayiko ndetse ahorana n'impungenge zo kuba muri iki cyaro kitamuha amahoro yavuye mu mujyi ari kugira ngo abe yashakisha ahantu yabonera amahoro ahantu yaturiza ahantu yabona ahantu yicara hamwe atari kujarajara ariko no mu cyaro agezemo bikomeje kuba byamugora ku rwego rwo hejuru ese urabona Logan ibintu aje kumubwira ku mwana we kuri murumuna we ari ibintu byanyabyo ese ko kari byanyabyo uratekereza ko Darlene noneho ataba yarahuye n'inyatsi guys nkwaye ikaze nibarwa bwambara wisanze hano kuri channel turagusaba kugira ngo wadutera inkunga ko bakanda kuri buto subscribe maze cyane bigana byose bya filime yacu urukundo rw'instane turagusaba kugira ngo batanga ibitekerezo batubwira nawe ukuntu uri kwimva ku filime yacu ukuntu instane bo yikunda cyane ese urutekereza ko Darlene kugira ngo azagire amahoro utekereza kugira ngo Darlene azabeho yishimye icyo gihe utekereza ko kizagera Darlene turabizi ko ahorana agahinda gakabije cyane Darlene turabizi ko kuba yicara hamwe agatuza turabizi ko bitapfa kuba byakunda kubira ko ahorana imihangayiko ku rwego rwo hejuru ese wowe uratekereza koko niba ibi Logan aje kuba yamubwira niba kuko umwana wapfuye urabona Darlene yabaho yishimye ese ko tubona buri kimwe cyose Darlene akoze agenda ahura n'inyatsi za danje tubona buri kimwe cyose Darlene akoze agenda ahura n'imyakuzi kabije utekereza ko ibikorwa byose akoze umunsi ku munsi ko tubona nta kimwe kicamo ko tubona ahubwo buri kimwe cyose akoze bigenda bipfa nta n'ikintu kimwe yakora ngo gicemo utekereza ko Darlene azatuza ute guys turabizi ko Darlene kuva yahemukirwa ahora n'imihangayiko ndetse no mu cyaro yabuze n'ahantu na hamwe yaturiza ngo yabona amahoro turabizi ko mu minsi yashize yaragiye kuba yafatwa ku ngufu turabizi ko Darlene ni umwana witonda turabizi ko Darlene ari umuntu wumva abandi ndetse utekereza neza ku buryo buri kimwe cyose mu byakoze nubwo rimwe na rimwe bitagenda neza ariko turabizi ko Darlene buri kimwe cyose akoze agikorana umutima mwiza agikora yivuye inyuma ariko twamaze kuba twabona ko mu cyaro ahubwo asuzugurwa ku rwego rwo hejuru kuva inshuti ye magara yizeraga kuva inshuti ye magara yafataga nk'umuvandimwe yamuhemukira ikamuta hanze mu ijuru akajya kwangara akabona n'ahandi agomba kuba yaruhukira cyangwa se n'ahandi agomba kuba yakirira ari kugira ngo abe yasubira mu cyaro iwabo ku ivuko tukaba turi kubona ko no mu cyaro yajemo kuba yabona amahoro bikomeje kuba byamugora ku rwego rwo hejuru ntago tuzi ikintu Darlene azakora kugira ngo abantu bumve ko nawe ari umuntu nk'abandi ntago tuzi ikintu Darlene azakora kugira ngo abantu bose bumve ko nawe yaba umuntu nkabo ntago tuzi Darlene ikintu araza kuba yakora mwakanya ese nk'ubu koko byanyabyo umwana we apfuye urabona Darlene yazibabarira guys mwebwe mukurikirana filime yacu urukundo rw'instane umunsi ku munsi mwebwe mukurikirana ibiganiro byose bari gucana kuri channel turagusaba kugira ngo niba wifuza kuba wagira uruhare kuri filime yacu kunzitane tukabashaka wagira watanga ibitekerezo kuri filime yacu ku Instane reba hasi muri comment watubwira ukuntu nawe urkwimba kuri filime yacu ku Instane kandi turagusaba kugira ngo
ntuve hano kuri iyi channel utabanje wakanda kuri buto ya subscribe maso ya Megana byose Afrima yacu urukundo rw'intane. Murabizi ko tubakunda, murabizi ko muri abantu b'intwari, kandi murabizi ko muri abantu bagaciro mu bikorwa byose tubategura umunsi ku munsi. Kandi ndagira ngo mbwire, niba tugeze uyu munsi zo kumwe muri kino kiganiro, ndagira ngo mbwire, ese Darirena utekereza ko azongera kuba yabona undi muntu wamuhoza amarira ahora arira umunsi ku munsi? Ese utekereza ko umunsi Darirena noneho yasubiranye ubuzima yahoranye kera? Utekereza ko none abantu bamuhemukiye bazamukira? Kuba Darirena akomeje kuba yabaho ahangayitse, kuba Darirena akomeje kuba yabaho afite ikibazo gikomeye cyane, hakaba nta n'umuntu n'umwe wamufashe muri kino kibazo akomeje kuba yanyuramo, ese utekereza ko umunsi yagaruye ubuzima bazahungira hehe? Darirena ubu ngubu tuvugana ntago anatekereza no kwihorera, ariko turabizi ko byanga byakunda. Buri muntu wese wabonye uburyo Darirena yahemukiwe umunsi ku munsi, turabizi ko atirwa atekereza kabiri yishize mu mwanya wa Darirena kuba yajya kwihorera. Turabizi ko ukuntu bamufashe ndetse n'uburyo we yagiye abafasha umunsi ku munsi. Turabizi ko wowe uri kureba ino filime yacu kuno rw'insane, turabizi ko utatekereza kabiri mu kuba wafata iya mbere ukajya kwihorera. Rero guys, murabizi ko twedate n'amagambo, murabizi ko ibikorwa byo dushira imbere, murabizi ko umunsi ku munsi ari mwe bwo tuba turimo gukorera. Rero nimba wageze hano kuri channel, ntugende utabanje wakanda kuri buto ya subscribe ngo zijyane Megana byose Afrima yacu urukundo rw'insane. Kandi niba ugiye kugenda watanga ibitekerezo utubwire nawe ukuntu uri kwimva ku Afrima yacu rw'insane. Ngewe mwamuri kumva kuri mikoro, ngewe uri kuhagazeho zino benefits zose Afrima yacu rw'insane. Nirwa niyo nsenga Fenke. Rero twongeye duhurire ku indi episode kuri Afrima yacu rw'insane. Ciao ciao, ndabakunda cyane.